Ibihe byiza kuri mwe mwese mu kubana natwe hano kuri iyi chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherereye mu mpande zigiye zitandukanye mwese mbahaye ikaze. Ngewe ndi Isaac niyo nshuti kuri iyi chaîne igenda ibagezaho amakuru n'ibiganiro umunsi ku munsi. Uyu munsi rero turi ku isabato itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Aha nifuriza abaruhuka umunsi w'isabato kugira isabato nziza, nifuriza n'abazaruhuka ku munsi w'ejo icyumweru kuzagira icyumweru cyiza. Hari abazajya mu misa, hari abazajya mu materaniro agiye atandukanye. Namwe ntabwo nabarengeje ngo mbazirikana, namwe rero mbifurije kuzagira amateraniro meza. Hari n'abandi batagira idini babarizwamo, abo namwe ndabasuhuje, ariko mutagira idini mubarizwamo ntabwo bisobanuye ko mutizera Imana. Bivuze ngo hari uburyo ushobora kubura akanya ko kujya guterana n'abandi mu nsengero zigiye zitandukanye, ariko ugakora ibikorwa Imana ishima. Rero mwese reka mbifurize kugumya kumererwa neza cyane. Ejo ku mugoroba w'itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu hari ibiganiro umuntu aba yakoze avuga ati uko biri kose ndibuze kugirana ikiganiro n'abakunzi banjye kuri uyu murongo n'ubundi tugenda tugyuzaho amakuru, ariko ikiganiro kikaba cyakozwe twamara kugikora tukavuga turagishyiraho mu masaha ya nimugoroba, cyangwa se tuze gukora mu buryo bwa live tuganira n'inshuti n'abavandimwe n'abakunzi bacu. Ariko hari igihe imbogamizi zijya ziboneka, ariko imbogamizi zikaboneka atari twebwe ziturutse ku mpamvu zimwe na zimwe. Ngira ngo abaherereye mu turere tugize igihugu, ngira ngo mwabibonye kuri uyu mugoroba ahagana saa moya zenda kugera ko habayeho ikibazo cy'umuriro. Umuriro uza kuba wagiye. Rero mu kugenda hari igihe umuntu aba yateguye tuko biri kose saa moya n'igice saa 2 ndibuze kwa uploading ikiganiro kigereho ayo masaha bikarangira izo mpamvu zibonetseho. Rero ni ikibazo cya REG cyabayeho, umuriro urabura. Ngira ngo iki kibazo cyabaye mu turere tugiye dutandukanye. Umuriro wabuze rwose, waje kugaruka bitinze, bituma rero ibyo biganiro bidakorwa. Niyo mpamvu mvuze ni reka nkore ikiganiro kijyanye n'iki kibazo cyerekeranye n'umuriro. Ni gute twisanze ikigo kigomba gutanga serivisi ku baturage bakiyobotse, dore ko umuntu adafite umuriro ntabwo byaba ari sawa, kuko umuriro ukora ibintu byinshi. Hari igihe nk'umuntu aba afite ibicuruzwa muri firigo, ugasanga umuriro uragiye. Muri kwa kugenda k'umuriro rero bikarangira bya bindi byari biri muri firigo bigize ikibazo. Si muri firigo gusa, hari n'abantu barya ari uko bakoresheje umuriro. Hari abantu batunzwe n'umuriro, bivuze ngo hari abantu barya umuriro. Kurya umuriro nshatse kuvuga utabonye umuriro ntiwakora. Hari igihe uba ufite hari igihe uba ukora akazi kajyanye no kuba wakora mu masaro de coiffure. Hari igihe uba wakoresha se irembo udafite umuriro ntabwo warikoresha. Hari igihe uba ukora akazi kajyanye no gusudira, icyo gihe ntabwo haba wabonye aho wakora nta muriro. Hari igihe abantu baba bakora ibijyanye no guhanagura amafoto, benshi bakoresha umuriro, mashini ugasanga hari izitabika umuriro cyane. Ni ibikorwa byinshi rero bituma abantu benshi barya ari uko bakoresheje umuriro. Nyamara tukareba tukavuga ngo MTN iri bwagure ibikorwa runaka, itanga itangazo hakiri kare ikavuga ati izi saha serivisi zacu ziraba zisa nk'izihagaze kuva aya masaha kugeza aya masaha. None ni gute twisanze REG yo ibyuka uko bukeye uko bwije ugasanga umuriro wagiye? Nishyize bitangazo ngo imenyeshe abantu. Wenda hari igihe umuntu aba afite umuriro muri telefone akawukoresha akavuga ati ndacaginga nijoro. Hari igihe aba yateguye ibyo ari buze gukora mu masaha y'umugoroba bikaza kurangira
bya bindi yateguye bidakozwe, nyamara REG yiza kuba yatanze itangazo ikavuga ati aya masaha ya n'aya umuriro urabura uri buze kugaruka aya masaha, buri wese ntabwo byamutungura, yakora azi neza ko ayo masaha atari buze kugira icyo yakoramo kubera ko nta muriro. Noneho kera kabaye REG yaje gushyira itangazo hanze, ni itangazo yashyize hanze ejo ku itariki 5 Kamena 2026. Bigiye biba gutya rero, igashyira hanze itangazo mbere y'uko ibyo biba byakabaye byiza abantu twese tukabimenya, tukamenya uburyo twitwara muri icyo gihe umuriro ugomba kuba wabuze. N'itangazo rigira riti itangazo ryo ku itariki 5 Kamena 2026, bakiriya bacu tugize ikibazo tekinike gitumye umuriro ubura mu bice bimwe na bimwe, turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ugaruke vuba, mutwihanganire murakoze. Ibi ngibi nibyo REG yashyize hanze, yakagiye ibishyira hanze mbere z'igihe kugira ngo abantu twitwararike, tumenye uburyo turi buze kwitwara muri icyo kibazo umuriro uraba wagiye, bana kujya basohora itangazo ikibazo cyabaye, kuko bajya bavuga ngo mutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Shimire mu mwese rero twabanye, mbifuriza gukomeza kugira wikendi yuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Jyewe nari Isaac Niyonshuti.